nongeye kuguha ikaze kuri Blessing Official TV channel ya YouTube ikugezaho ibiganiro bitandukanye, tukibanda cyane cyane ku by'ubuzima ndetse n'ibintu bibera muri iyi si. Iki ni igice cya 4 cy'ikiganiro kivuga ku mbaraga ziboneka mu igitunguru cy'umutuku. Wakibonye amababi yacyo. Aha twibereye ni mu karima k'igikoni. Akarima k'igikoni ntigasaba umurima munini, ahubwo wafata n'itaka ugashyira mu ndobo cyangwa se mu ibase ugahingamo ibi bintu turimo turakubwira. Ntabwo bisaba ubuhanga bwinshi cyane. Ubu uhangayikishijwe no gukorera amafaranga menshi, buri munsi wiruha kuya kugira ngo urebe ko wabona amafaranga menshi, ariko ni bake bajya bibaza uburyo bakoresha amafaranga yabo kugira ngo bitungire amagara mazima. Abenshi barimo bararya ibiryo babonye, ariko baruhira muganga uzashyirwa kugira ngo arebe ko yasanasana imeze ikicuma. Nyamara iki kibazo gishobora gukemurwa n'ibintu bikuri hafi. Indwara z'umutima, indwara za diabete, indwara za kanseri, umwijima n'izindi ndwara ushobora kuzirinda ukoresheje ibiribwa by'umwimerere. Mbere yo kurya jya ureba niba wariye nibura ikintu kimwe kibisi, niyo yaba karoti cyangwa se ishu nini, ishu ntoya mbisi. Uzaba wirinze ibintu byinshi n'indwara zitandukanye zirimo, ndetse n'igitunguru ari nacyo turi buganireho uyu munsi. Ushobora kugikoresha gusa kukirya ari kibisi bizakubyitondera kubera ko kigabanya isukari mu mubiri. Ujye wirinda kukirya buri munsi cyangwa se kenshi cyane. Uyu munsi tugiye kureba ku yindi mimaro mike. Mbibutse ko iki ni igice cya 4 kivuga ku mimaro cyangwa se imbaraga ziboneka mu gitunguru, Imana yaremye kugira ngo kidutunge, ariko benshi bagikoresha mu kuvanamo abandi amafaranga. Ariko harimo inyungu nyinshi bitandukanye na za bombo na shikarete twirirwa turya. Wirirwa ureba YouTube zitandukanye aho bakwereka amafilmu ukirirwa wasetse, nyamara ni kangahe ujya utekereza ko ushobora kujya kuri YouTube ukiga uburyo wakwifatira amagara yawe mu buryo bukwiriye, utarimo ukorera abazabirya batabiruhiye. Abenshi turimo turicukurira imva. Uyu munsi reka twikomereze ikiganiro cyacu. Igitunguru gicubya indwara z'imyanya y'ubuhumekero. Ababa mu migi murazi iriya myotsi mwirirwa munyuramo, twese twirirwa tuyinyuramo gutyo, ariko amaherezo tuzarwara indwara z'ubuhumekero. Kurya igitunguru bishobora kugufasha. Igitunguru nanone gisohora inzoka zo mu nda kandi kikarwanya indwara yo kubura ibitotsi. Abenshi bitewe no kureba za filime nijoro mushobora kubura ibitotsi cyangwa se bitewe n'ibyo mutekereza. Abahanga bagaragaza ko, abashakashatsi bagaragaza ko kurya igitunguru bishobora kukongera ibitotsi kandi kikanavana inzoka nyinshi twirirwa turya, tuvana mu byo turya bitarimo isuku cyangwa se birimo ibintu bimeze nk'isuku nyamara bitogeje neza. Igitunguru kirwanya impatwe cyangwa se constipation. Igihe wariye ibiryo bitandukanye cyane cyane bikomeye, ushobora kujya kwituma bikakugora. Gufata igitunguru ukagikatira mu mazi ashyushye cyangwa se ukakirya gitetse byagufasha. Igitunguru nanone cyongera ubushobozi mu mibonano mpuzabitsina ku bashakanye. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka bitewe n'ikibazo cyo kubura ubushake. Umuntu urya igitunguru ntabwo asaza imburagihe ku buryo byamubuza gukora imibonano mpuzabitsina. Abadamu n'abagabo bashakanye mushobora kwifashisha iki gitunguru cy'umutuku kikabafasha. Igitunguru nanone
ndetse n'umutobe wacyo ni umuti kiri mu miti y'agatangaza y'impyiko no mu burwayi bwose bwo mu myanya y'ubuhumekero. Ibi twarabivuze. Umutobe wacyo ushobora kugufasha mu kurwanya, mu kuvana ibibazo biri mu mpyiko. Ibitunguru nanone, ibitonyanga by'igitunguru bikiza ibicurane na gripe. Hari ababitonyangiriza mu zuru, ariko hari n'abivanga n'indimu maze bikavura gripe. Iyo igitunguru gisewe ukagisiga ku kibyimba gishya vuba cyane. Munyemere nsoreze kuri umumaro wa 8 muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ku gitunguru cyakaswe neza kigahambirwa ku irugu kivura wowe wavuye imyuna. Reka nkomeze kugushimira wowe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Blessing Official TV. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo ikiganiro cyose tunyujije kuri iyi channel kibashe kukugeraho. Mugire ibihe byiza n'amagara mazima. Yari Blessing Official TV. Mukomeze kugira umunsi mwiza, ibihe byiza, mwitungira amagara mazima. Kurikira Blessing Official TV ikugezaho ibiganiro bituma witungira amagara mazima.